Fezungeste la greto pativala kushimabisma mbele kukatazere gashna. Yesu ndakushima kwa mpaye kumutsinzi ndetse no kurushaho. Ntacyo nzakora ngo cyange, buri kimwe cyose kizanigendekera neza. Ntabwo nzakorwa n'isoni, ntabwo nzapfusha ubusa ubuntu wampaye. Ushimwe. Yesu ashimwe, inshuti bavandimwe bandi Umutsinzi TV, twifurije amahoro y'Imana kubaho cyane. Amakuru yanjye ni meza, nawe ndizera kumeze neza. Iyi ni Umutsinzi TV, hanyuma njyewe ndi Evangeliste Robert Victor. Rero uyu munsi cyangwa se aka kanya nifuje ko tuganira ku inyigisho yo mu Itangiriro igice cya mbere, kuremwa k'umuntu cyangwa gushyirwa mu ngobyi kwa Adamu Imana imushyiramo, ariko tukareba ku bice byaho bimwe cyangwa ku gice cya kabiri umurongo wa 15, aho Imana ibuza Eva kurya ku mbuto. Ese nihe mpamvu Imana yabujije Adamu na Eva kurya ku mbuto z'igiti yari yarabujije? Ngo ni igiti cyo kumenyesha ubwenge. Kuki Imana yababwiye ngo ntimuzakiryeho? Ese ubwo bwenge bwari ingirakamaro ku buryo Imana yavuga ngo nibagira ubwo bwenge cyangwa nibarya kuri icyo giti kibabwira ubwenge, bazaba babaye ibintu by'indahangarwa cyangwa bazaba bahawe ubudahangarwa bukomeye bwo kubaho neza kurenza uko bari babayeho? Nk'uko Satani yabivuze ati Imana yari izi ko nimuzirya muzaba nkayo, mukamera nkayo. Ese koko Imana yaba itarashakaga ko tumera nkayo? Koko yumvaga idashaka ko tumera nkayo? Reka turebe rero iby'icyo giti. Ese ni gute Imana ishobora kwima umuntu ikintu cyiza kandi bizi ko icyo kintu ari ikintu cyiza kuri yo? Ese Imana yo buriya kuri kiriya giti ntiyaryagaho ku buryo avuga ngo abantu ntibazajyeho? Reka turebe. Hanyuma haravuga ngo igice cya kabiri umurongo wa 15 haravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ahangaha rero tugiye kwibaza iki kibazo. Ese Imana ni igisambo ku buryo yavugaga ati zino mbuto uyu muntu ntakwiye kuziryaho n'izanjye gusa? Cyangwa se cyari igiti cyica idashaka ko abantu bayo bapfa kubw'urukundo bakunda? Cyangwa se ntabwo Imana yashakaga ko abantu bamera nkayo? Haleluya. Rero hano ukuntu turi kubona bavuga ngo yamushyize mu ngobyi kugira ngo ajye ahingira iyo ngobyi ndetse ayirinde, ariko iramubwira ngo ibiti birimo hano byose uzabiryaho, ariko iki giti cyo kumenyekanisha ubwenge cyangwa igiti cy'ubwenge bwo kumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Reka twibaze iki kintu. Ese koko iyo Imana iza kubona ko kiriya giti kimenyekanisha ubwenge kibeshaho, si byo byiza ko yari kubabwira ngo ahubwo abe ari cyo murya? Kubera yuko yashaka ko mu mugambi wayo n'ubundi mu kurema umuntu yavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ese cyari icyo kurya nayo ikwiriye kurya, ikaba yarakiryaga idashaka ko hari undi muntu ukirya wenyine, cyangwa akaba ariyo ikirya wenyine? Bivuge ngo cyari igiti kizira
nayo ubwayo ntiyagikundaga, ntiyabashaga wenda no kukiryaho nayo. Haleluya. Hanyuma ikibuza abantu, kuko Imana yo ntiyifuzaga ko abantu baba abo gupfa, baba abanyantege nke, baba abo gutsindwa. Yashaka ko baba abanyembaraga nk'uko iri nyembaraga. Ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, ntabwo ari uruhu rw'inyuma, ahubwo bagire imitekerereze nk'iyacu, agire ubwenge nk'ubwacu, agire imikamere nk'iyacu. Hanyuma tubona ko kiriya giti cyamburaga abantu kuba cyangwa gutunga kamere y'Imana muri bo. Ari nayo mpamvu Imana yakibabujije. Kubera iki? Muri kamere y'Imana nta rupfu rurimo. Muri kamere y'Imana ni ubugingo buhoraho, ni ugukiranuka ku bahisha ubugingo buhoraho bafite. Bivuga ngo rero cyari igiti cy'uburozi, andi magambo bwari uburozi bubahesha urupfu, bubakuramo kubaho nk'Imana. Bivuga ngo umuntu aremye mu ishusho y'Imana, ariko bitewe n'ibyo arya cyangwa bitewe n'ibyo yariye byamukuyeho iyo kamere. Hanyuma Imana ikurema cyangwa irema umuntu, yari ifite gahunda yo kuwo muntu cyangwa se yamuremye amere nkayo. Hanyuma rero yo yashakaga ko umuntu aguma ameze nkayo. Ese niyo mpamvu umuntu ashobora gusabana n'undi bagahuza buri kimwe, bagahuza imyumvire n'imitekerereze, bakagumana by'iteka. Nuko abo bantu bafitanye ubumwe, bameze kimwe. Hanyuma Imana rero yari ibizi ko nibarya kuri kiriya giti hari ugutandukana kuzabaho bonayo. Ni ukuvuga ngo hari imimerere yari yarabashyizemo, icyo giti kizabinjiramo gihite kibahindurira imimerere, batangire kubaho badahuje n'Imana, kandi y'umugambi wayo yari iyo wari uwo guhuza nabo bagahorana. Impamvu yabasuraga bagakominika, bakishimana, bagasabana, ngo bagatemberana mu ngobyi, bakarya ku zindi mbuto bazishimiye, bakareba inyamaswa zirimo bishimye, nuko bari bahuje umutima. Hanyuma yari yababwiye ngo muzapfa nimukiryaho. Bivuga ngo ntabwo tuzaba tugihuje umutima, ntabwo muzaba mukimeze nkanjye, ntabwo muzaba mugifite imitekerereze n'ubuzima nk'ubwanjye muri njye, kuko icyo giti kizaba cyamaze kubahindura. Uzumva iyo baguhaye uburozi cyangwa iyo uriye ikintu cyica, mu by'ukuri iyo uriye ikintu cyica gihita gihindura imitekerereze yawe, kigahindura umubiri wawe, ugahita uhinduka ukundi, ku buryo umuntu ashobora kukubona mwari muri kumwe mu isaha imwe, muhuye mu yindi saha, nyuma yo kurya ubwo burozi abona wahindutse, ntabwo ukiri wa wundi. Mubona ukuntu umuntu ariye uburozi cyangwa se bamuroze, ahita atangira kuba umusazi. Ukabona hari umuntu muzima uzi ubwenge, ariko utangiye kumubona we yakuyemo imyenda yirukanka. Ni ukuvuga ngo uburozi bwamwirutse, bwayobeje imitekerereze yari afite, bwahinduye imibereho. Rero Imana yari ibizi ko kiriya giti ni icy'uburozi, kigomba kubahindura imitekerereze bagapfa, hakabaho urupfu. Rero yo yaravugaga ati nibahindura imitekerereze bagatangira kumpunga, nta kabuza nta buzima bazabona, ubuzima buhoraho buzaba buvuye muri bo, bazabinjiyemo ubuzima bupfa. Nicyo rero itashakaga. Hanyuma Satani kubera yuko ari umunyamayeri, ari n'umunyabwenge cyane, yaravuze ati aba bantu ntibakwiriye kubaho nk'Imana, ntibakwiriye kugira ubuzima budapfa muri bo, ntibakwiriye kuba abantu bakomeye nk'Imana, ahubwo bakwiriye guhindurwa abantu baciriritse bari munsi yanjye. Niko kwigira inama iravuga ngo kubera ko Imana kariya gati yakababujije, ibona ko ari ak'uburozi, reka nanjye mbinjirire mbashuke, mbabwire ko kariya gati Imana impamvu yakabujije ari ukubera ko idashaka ko bamera nkayo. Kuko abantu bakunda kumera nk'Imana cyangwa bishimiye ubuzima bwayo bazaba nkayo, nyamara n'ubusanzwe bari bameze nkayo kuko yari yabaremye mu ishusho yayo. Ariko Satani aravuga ati aka kantu kazabambura uwo mwimerere bahawe.
hanyuma irangije ihita ivuga ngo nukirya uzamera nk'Imana. Mu by'ukuri tubona bamaze kukiryaho ntabwo bahise bamera nk'Imana ngo baserebure ati wawu mbega ukuntu byari byiza, ahubwo bumvishe Imana ngo bahinda umushyitsi barirukanka baratinya, bivuge ngo batakaje kumera nk'Imana muri bo. So rero kiriya giti cyari cy'uburozi, Imana impamvu yashakaga ko yumvaga idashaka ko bakiryaho ni ukubera ko yari bizi ko kirimo uburozi butuma umuntu akurwamo ubuzima bw'Imana, agatangira kuyitinya, agatangira kuba ukubiri nayo, kandi iyo ubaye ukubiri n'Imana ubugingo buhoraho nyine ubwo urumva ntabwo ufite imyumvire nk'iyayo, ntabwo ufite ubuzima nk'ubwayo, ntabwo ufite buri kimwe nk'icyayo. Niyo mpamvu uzahura n'urupfu, ni ukuvuga ngo uzaba umunyantege nkeya, uzaba umuntu uciriritse, ubuzima bwawe buzaba ari ubuzima bushobora gupfa cyangwa se bukagirirwa nabi kubera yuko ntiwuzuye ubumana muri wowe. So rero icyo nababwira ni kimwe, ni uko kiriya giti yavugaga cyari igiti cy'amategeko kimenyekanisha icyiza n'ikibi, kuvuga ngo bwari ubwenge bumenyesha umuntu icyiza n'ikibi. Bivuga iki rero? Bivuga ko Imana itashaka ko umuntu agira mu mitekerereze yo ngo nakoze icyiza kandi nakoze ikibi, ahubwo akaba yumva ibintu byose akora ari bizima, biri barabara bamugana, ibintu byose ni byiza nta kibi kirimo. Ariko iyo mitekerereze yahise imubwira ko hari icyiza nakora, hari ikibi nakora. Icyo gihe rero bivuge ngo unyuranye n'Imana, kuko Imana yo imitekerereze ivuga ko ibyayo byose ngo ni byiza, ibyo ikora byose ni byiza, nta kibi kiba muri yo, nta na kimwe. Bo rero bumvishe ko bakoze ikibi, bakoze icyaha, birangira bihisha Imana, bikura mu bwiza, bikuyeho ibyo Imana yari yaragennye ko babaho nkayo. Niyo mpamvu abantu uyu munsi batabayeho nkayo, ni ukubera ko bakoze ikosa ryo kurya kuri icyo giti kibatandukanya nayo. Kuvuga ngo ubu ngubu umuntu ni umuntu udafite ubugingo buhoraho, mu gihe Imana ifite ubugingo buhoraho, nyamara icyo nicyo Imana itashakaga. So rero usobanukiwe neza iki kintu, ntabwo Imana yifuzaga ko umuntu amenya icyiza n'ikibi. Icyiza n'ikibi iyo kimenye ugenda wirimita, uba limited, hari aho utagera, hari n'ibyo uba wumva utemerewe kugeraho bitewe n'uko wibwira. So kiriya giti cyahinduye imitekerereze yabo, bituma ubuzima bwabo buba bubi, bituma ibintu byose Imana yari yarabashyiriyeho bihita bibavaho, ubuzima yari yabahaye buvamo. Imana rega nta kibazo yari ifite, kuko yari yamaze kubabwira uko bagomba kubaho. Njye nkuremye umeze neza, ariko nturyeho hariya udapfa, ntabwo wagombaga gupfa. So rero niyo mpamvu ubuzima bwacu buri muri Kristo. Kiriya giti cyari igiti cy'ubugingo ni Kristo, igiti cy'urupfu ni amategeko. Ujya mu mategeko uzapfa, ujya muri Kristo uzabona ubugingo buhoraho. Bye bye, murakoze cyane.